ni mu gihe ibiganiro bitandukanye bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kubera mu nzego zitandukanye zirimo nk'ubwo ngubwo duha Washington ndetse n'ahandi hatandukanye. Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yongeye gutanga ubutumwa bukomeye cyane ku muryango mpuzamahanga. Ni guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda isaba ko Kongo nayo ishirwaho igitutu kugira ngo nayo yubahirize ibyo yiyemeje cyangwa se ibyo yemeye muri ayo masezerano, aho gukomeza kwishingikiriza mu ntambara itajya inatsinda. Aya magambo yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni mu kiganiro yagiranye n'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga, ni mu nama ya diplomasi yabereye ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kigali. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari katazagerwaho igihe cyose hari impande zikomeza kwirengagiza inshingano zazo cyangwa se zigakomeza gushyigikira inzira y'imirwano, aho gushyira mu bikorwa ibyo izo mpande ziyemeje mu mishyikirano cyangwa se mu biganiro byagiye bibaho. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe umva uko yabivuze. Ati u Rwanda rurasaba umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bose gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka kandi butanga umusaruro ugaragara mu gushyira mu bikorwa ibyo iki gihugu cy'abaturanyi cyemeye. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeje avuga ko kutubahiriza ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje, avuga ko kutabikora byaba ari nko guha umugisha inzira ya gisirikare Kinshasa ikomeje guhatiriza umutwe wa M23. N'ubundi nsubiyemo amagambo ya Olivier Nduhungirehe imbere y'aba badiplomate yakomeje agira ati kutabikora byaba ari nko gushyigikira uburyo bwa Kongo bwo gukomeza gukemura ikibazo binyuze mu ntambara idashira hatabayeho igitutu gihamye ku mpande zose ndetse no gukurikirana ishirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ntabwo dushobora kurema ibyangombwa impamvu zose zishoboka zatuma haboneka amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Aya magambo aje mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kurangwamo n'imirwano hagati ya M23 n'ihuriro rigize igisirikare cya Kongo, n'ihuriro ririmo FDLR, Wazalendo, imitwe itandukanye ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ni mu minsi isize izo mpande zombi kandi zakomeje gushinjanya kurenga mu masezerano y'agahenge ndetse no kugaba ibitero byibasira abaturage b'inzirakarengane. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda rwo rwakomeje kuvuga ko ibibazo by'umutekano muke muri Kongo bidashobora gukemurwa n'intambara gusa, ahubwo ko hakenewe ibiganiro bya politike ndetse no gukemura imizi y'ibibazo bimaze imyaka myinshi mu karere, harimo no kubanza gukemura nyine iki kibazo cy'abajenosideri ba FDLR. Nsubiye kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu gihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanagarutse kandi ku bikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado muri Mozambique. Akaba yatangaje ko u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gukorana mu buryo butaziguye na leta ya Mozambique, ni nyuma y'uko hari impaka zagiye zivuka ku nkunga zatangwaga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Yagize ati muri uyu mwaka u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gukorana by'umwihariko na guverinoma ya Mozambique, yamaze kubona kandi ko izakomeza kubona amafaranga akenewe mu gushyigikira ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado. Bivuze rero ko ibi yabishimangiye Mozambique yamaze kubona kandi izakomeza kubona inkunga yo gushyigikira RDF. Yongeye ko ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ko bwatanze umusaruro ufatika kandi ko ubwo bufatanye buzakomeza. Aya magambo akaba ashingira ku byo u Rwanda rwakomeje kuvuga ko ubutumwa bw'ingabo zarwo muri Cabo Delgado ko bwafashije kugarura umutekano, gusubiza abaturage mu byabo ndetse no gutuma ibikorwa by'ubukungu byongera gukora. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanagarutse kandi ku buyobozi bwa Louise Mushikiwabo. Yavuze ko mu gihe amaze kuyobora uwo muryango yawugejeje ku rwego rwo hejuru kandi awuhesha ijambo rikomeye cyane mu gukemura ibibazo by'isi. Ati Madamu Louise Mushikiwabo yazamuye cyane umuryango ku rwego rwo hejuru gusumbyaho. Mu buyobozi bwe uwo muryango wongeye umwanya ukwiriye gufata ibyemezo ku bibazo
birebana n'urubyiruko, demokarasi, ubukungu n'umuco, uburinganire ndetse no guteza imbere ururimi rw'igifaransa. Abasesenguzi baravuga ko amagambo ya Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu gihugu cy'u Rwanda agaragaza ko u Rwanda rukomeje gushimangira ko amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo katazava mu mirwano, ahubwo kazava mu gushyira mu bikorwa amasezerano ndetse no kuganira ku bibazo by'ingenzi. Aya magambo kandi aje nyuma y'uko Amerika na Katari n'Ubusuwisi n'abandi bahuza barimo n'Abanyafurika bakomeje gushaka uburyo bwatuma ibiganiro hagati ya Kinshasa na M23 bitanga umusaruro ufatika. Ni mu gihe intambara ikomeje mu bice bya Masisi, Walikale na Minembwe. U Rwanda ruravuga ko hakenewe uburyo busha bwo kureba iki kibazo aho gukomeza gushyira imbere izi nzira za gisirikare, ariko u Rwanda rwo rukabona kino kibazo cyakemuka biciye mu nzira z'ibiganiro. Tukivuga kuri ibi biganiro, ni ibiganiro byemezwa neza ko n'ubundi itsinda ry'Abanyamerika n'Abasuwisi bakomotse mu karere k'ibiyaga bigari aho nk'ubwo ngubwo nk'umurwa mukuru Kinshasa. Aba bagiranye ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa, binakekwa ko kuba ubwo butegetsi bwaremeye gutangira kurekura imfungwa za M23 ko bishobora kuba byarafunguye igitutu cy'abahuza cyangwa se nyuma y'ibyo biganiro. Nyamara rero iryo tsinda ntabwo ryagarukiye aho, ryanakomereje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira n'abarwanyi ba M23. Gusa ibijyanye n'uko hari ikibazo cya Ebola cyugarije uburasirazuba, iri tsinda ryabaye ngombwa ko rihurira n'abarwanyi ba M23 ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ni ibiganiro byongeye ahanini gushimangira ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo impande zombi zemeranyijeho, harimo nk'ubwo ngubwo ibijyanye no guhagarika imirwano no kubahiriza agahenge, ariko kandi bikajyana no kurekura imfungwa nk'uko impande zombi zari zarabyemeranyije ho mu biganiro biheruka i Mondere mu Busuwisi. Kugeza ubu ntabwo turabona itangazo rirambuye rigaragaza ko icyo impande zombi zemeranyijeho, cyangwa se wenda ngo banatubwire nimba baratangiye gushyira mu bikorwa ibyo bemerekanyijeho. Ariko kandi u Rwanda rwo rukomeje gushimangira ko byange bikunde rwose ntabwo iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizakemurwa n'inzira z'intambara gusa, cyane ko byamaze kugaragara ko ubutegetsi bwa Kinshasa butagishoboye. U Rwanda rwo rugaragaza ko byanze bikunze iki kibazo kizakemuka binyuze mu nzira z'ibiganiro. Nimba ibyo u Rwanda rusaba byo gushyira igitutu ku mpande zose bizashyirwa mu bikorwa, bishobora kuzagira uruhare rukomeye cyane mu gusimbura no gufungura inzira nshya y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ni akarere kamaze imyaka myinshi karangwamo umutekano muke n'intambara z'urudaca. Icyakora cyo ku ruhande rwa M23, abayobozi batandukanye b'uyu mutwe barimo nk'umunyamabanga uhoraho wa M23 Bwana Benjamin Mbonima ndetse na Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru bamaze iminsi bashimangira ko byanze bikunze Gisekedi atazongera gukandagiza ikirenge cye ku bice bamaze kwigarurira. Gusa ngo igishobora kuzabaho ni kimwe cyonyine, ni uko byibura Gisekedi Kirombo agomba kumva ko ibyo bice bigomba kwigenga kandi bikagira umutekano usesuye. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5/5 turakomeza kubana nk'ibisanzwe, ariko kandi mbibutse gukora subscribe nimba ari ubwa mbere mugeze kuri uno muyoboro, kandi abo dusanganwe bakore like, ubundi tuze dukomezanya 5/5. Mbabwira ati asante sana.